ku munsi wa Pentekote usohoye ibice bibiri byakozwe n'intumwa. Intumwa Yesu arazibwira tumva rero bari bavuye kwiga teology. Ndashaka kubwira abantu biga Bibiliya rero, nibiga Bibiliya ntugira umwuka wera uzaba warayobye. Uzaye kwiga amasiyanse nibura uzaje kwisabisha akazi. Kugira Bibiliya ukiga teology utagira umwuka wera bihinduka ibintu biraho bimeze nk'ibyo bitagira umunyu. Abantu benshi bashaka kujya kwiga Bibiliya ariko badashaka kumenya umwuka wera icyo ari cyo. Abigishwa ba Yesu bari barize imyaka 3 bafite icyo bita bachelors, bafite degree, bafite lisansi muri teology, barigishijwe na Yesu. Bakumva barashyushye bajya kuvuga ubutumwa. Iyo umuntu afite ibintu byinshi azi mwami nagenda, Yesu ati murajyahe tambaraga mugira. Ariko dufite knowledge, dufite skills, dufite connaissance, dufite ubumenyi. Aravuga ati biramaze. Batari kungiye Petero ati ngiye nabivuga. Atajone waranyihakanye wajya kumvugira iki? Sinshaka abantu intege nkeya. Mu cyumba vuba mujye kurahura. Era yone mujye kurahura. Mubone kuririmba. Ubu ntago muraririmba. Kuko muracyaririmba izo mwateguye. Mwacyaririmba ziri ku murongo. Igihe kizagera muririmba iz'umwuka bahaye. Haleluya! Ngo nkuko umwuka bahaye kuzivuga. Nkuko umwuka bahaye kuririmba. Ntabwo turigisha. Turabwiriza. Turacyakora tekinike. Turacyabiterateranya. Ariko umwuka azaza. Duhandure nkuko umwuka ashaka. Amena. Bajya mu cyumba ro basenga 10. Uko umunsi wa Pentekote usohoye. Ngo bose bari hamwe bahuje umutima. Ngo umuriri umanuka uvuye mu ijuru wuzura inzu bari bicayemo. Ngo umuntu wese ahabwa ku mwuka wera abonekwaho n'ikirimi cy'umuriro. Yesu yanze yuko bajya mu ivuga buntu batagira umwuka wera. Imana yabwiye abanyarwanda ko akarere k'ibiyaga bigari Kongo, Tanzania, Uganda, u Rwanda n'u Burundi na akarere k'ububyutse mujya mu kwiga geography muzamenya Afrika ukuntu iteye. Afrika ibamwo abapantekote ni ingi yacu yonyine. Mujya mu majyaruguru ya Afrika n'abarabu. Jya muri za Sudani ujya ruguru ugera ruguru urabona ari abarabu. Jya munsi yacu afyonyo y'u Burundi ugera muri Afrika y'Epfo. Agace karimwo igicaniro karimwo ikivumbikisho nahanga twicayemo. Kera nyokuru hatarazi Bibiliti yajyaga vumbika umuriro. Agafata ivu agashiramo igishirira akarenza hivu. Ukabona nta kintu kiri kwaka ariko kivumbitsemo. Aka karere k'ibiyaga bigari karimo ikintu kivumbikisho cyo mwuka wera. Nituruzura umwuka wera ariko birahari. Biravumbitse. Amena. Hari umuganga umwe nabajije abaganga muri aha namwe muzamfasha kumenya niba rukuri. Bambwiye ko umubyeyi wigeze wonsa. Umubyeyi wese wigeze yonsa hanyuma akaza gucura akabata cyonsa. Ngiye abonye uruhinja ukamukubita isombe, ukamukubita ririmo imifupa, ukamukubita igikoma cya sosoma. Umukecuru nyogokuru ukamushakira agahinja kazi gukurura amashereka ngo karakurura akaza. Ngiyo umuntu wigeze yonsa yahuye n'isombe, kumukubita isombe agahaga, ukamukubita sosoma isobanutse, ukamukubita uruhinja ruzi gukurura ngo amashereka araza. Nuko bambwiye. Ariko umukobwa nabo yafite ibera ringana gute, naho yamwe isombe yagisombe ringana gute, iyo muhaye uruhinja ntaga amashereka aza. Kuko ntabwo hari imiyoboro ntagirimo. Abapantekote nubwo tumeze gutya amashereka arimo. Amashereka arimo. Mujyane mutangariza abantu nubwo tumeze gutya. Turabura isombe gusa. Turabura sosoma. Mukanya tuzatungurana. Amashereka arimo. Nubwo tumeze nk'abacuze ariko amakuru ufite yizewe. Amashereka arimo. Haleluya. Tuzatungura kino gihugu cy'u Rwanda. Itora rya daperi rizatungurana. Ubu turacyameze ko uku tumeze. Step ijya ukurikiraho. Tuzura umwuka wera muzumirwa. Amashereka agize gute? Arimo. Imana duhe isombe mu izina rya Yesu. Isombe ryo mu mwuka. Igikome cyo mu mwuka. Uruhinja rwo mu mwuka. Itoro rya Pentekote. Ryongere ibere rya Pentekote. Abanyarwanda bongere bonke. Umuriro wa Pentekote. Amashereka arimo.
arimo kandi arahari. Ntahandi kumva abantu hano arimo hano. Amashereka arimo. Ntabwo twashiriwe. Ubu ngubu dukubise isombe wayoberwa yo mu ijuru. Muri kino gitaramo Imana bayisombe ryo mu ijuru. Imana bayasosoma yo mu ijuru. Ni murangizi baho uruhinja ruzi gukurura. Murebe igitangaza kizaba muri ritoro rya Pentecote. Amena. Umuriro urimo n'amashereka arahari. Imana ishimwe. Iyo bavuze ububyutse bumva iki? Turi gushaka ububyutse. Ububyutse ni iki? Hari abagabo babiri bavuze ku bubyutse. Umwe yitwa Billy Graham, undi akitwa Charles Finney. Ni abagabo nkunda b'abahanga cyane. Babajije umugabo witwa Billy Graham bati bavutse ububyutse ni iki wumva? Arabanga ububyutse ngo ni igihe ijuru ryasuye isi. Ijuru rikaba ryatembereye n'ahangaha riri n'ahangaha. Yaravuze ngo ububyutse ni igihe ijuru ryaje mu bantu ryamanutse ngo rikabuza urukundo rw'Imana, ngo rikabaha kubaha Imana. Ijuru riba ryaje. Mu yandi magambo, nta mwuka wera ntushobora kumenya ko Imana ibaho. Ubwo umwuka niyo mpamvu ko turimba cyara mu bubyutse ngo ijuru ryahumuye we, ngabera bahumuriwe. Twabaga tuzi umwuka wera, duhita duhumurirwa. Umwuka yaje, ijuru rero riba ryahageze. Undi aravuga ngo umwuka wera aramanuka batangira kubona Imana. Nukuvuga ngo iravuze uyu Billy Graham ni umumisiyoneri n'umushumba ukomeye wo muri Amerika. Yaravuze ngo ububyutse ngo ni igihe Imana yagendera ubwoko bwayo, ijuru rigatura mu bantu baryo, ubwame bw'Imana bukaza, abanyabyaha bakihana. Noneho uwitwa Finney, Charles Finney, waravuga ngo ububyutse ngo ni igihe abantu bagiye kumvira Imana bakava mu gasuzuguro, bakava mu gake. Ubundi muzi ko Yesu ari sheri wacu, siko gahunda imeze. Muzi ko umuhungu we yakoye rero bagagira abafite n'amahane menshi. Yarakunze aranako. Yesu yarakoye, tororo rirakoye. Mwe muzi ko rikoye, riri n'ahangaha rikoye. Iyo umwuka adahari rero risuzugura sheri, n'ubukwe bukabyana n'iby'ubukwe bikabyavamo. Yaravuze Charles Finney ngo iyo umwuka wera yaje ngo wa mugeni wa Yesu ngo akora icyo bita obedience, ngo arubaha, akubaha umukwe, akumva kunze umukunzi we. Ntabwo ntinda kubyo bavuze, ariko ububyutse burakwiye kandi ndabushaka nanjye. Ububyutse burakwiye. Hanyuma rero hari ibintu twitiranya n'ububyutse kandi atari byo. Ndashaka yuko muri kino giterane muvanamo confusion. Hari ibintu twitiranya n'ububyutse atari byo. Icya mbere, ubwinshi bw'abayoboke b'amadini. Ubwinshi bw'abayoboke b'amadini. Iyo ubonye abantu bicaye mu rusengero wabyita ububyutse. Si byo. Ariko nanone aho ububyutse buri abantu baba benshi. Ariko ntabwo abantu benshi basobanura ububyutse. Kuko no kwa Bayali bari benshi. Bari 850. Bari benshi rero. Ariko nanone ububyutse buje. Eliya ngamaze guhamagara umuriro uje ngo bose bikubise hasi, baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Abo kwa Eliya, abo kwa Ahabu, akwa Yezebeli, nukuvuga ngo ububyutse buje abantu bose bubaha Imana. Ikindi tutitiranya n'ububyutse n'abantu bifashije benshi. Hari igihe ritoro rya Pentecote ryabayeho rigira abakene, abantu b'inzara bashonje badakaraba, batagira imodoka, batagira amazu meza. Ariko mwibuke ko abari hano mu mwibutse, mwibuke yuko mwavuye mu nsengero ziri smart zo kwa mugabo w'ikanzu. Muramwibutse? Nta mugabo muzi ugira ikanzu agakora imihango yambaye ikanzu. Ububyutse buje mu Pentecote basohotse mu nsengero nziza, muri kiliziya nziza, bajya kwicara ku matafari kuko bari umwuka ntawo ruhari. Abantu bajyaho umwuka ari, ntibajyaho urusengero ruri. Niyo mpamvu Pentecote batangiye bakennye, ariko baje gukira. Wowe ukuntu musa neza, murakaraba, amamodoka mubuzo muyashira. Ariko icyo se kimenyetso cy'ububyutse, kuko ushaka kugira imodoka uri umunyabyaha, watanga n'amaturo menshi umunyabyaha. Muye kurangazwa rero n'insengero nyinshi ngo muzikitanye n'ububyutse. Ikindi kugira ibihe byiza. Ibihe byiza ntabwo bisobanura ububyutse. Kuko ububyutse yo buje abantu bihana ibyaha. Ariko mu bihe byiza barafashwa bagataha. Niho bitandukanira.
ibihe byiza ntumugire ngo abapantekote nibo bazi kuririmba kurusha abapagani. Abaningi muri aha ntago muririmba kurusha abanyabyaha. Nyabyaha baririmba cyane neza. Nuko mutazuka sebanani ntago mumuzi. Yazaga aririmba abantu bagahagarara mu nzira. Ngere gashende ndi kimwe na Yohana. Nande wundi Rahuriyani cyangwa se Feresiyani. Nange ndi umugenzi. Ubwo se nindori waririmba nkawe ntimuragiza ku rwego rwe. Umwuka ari hese. Mwamikazi w'isi n'ijuru turakwambaza mubyeyi. Bari bazi kuririmba. N'abapagani bagira ibihe byiza, no muri guma guma habamwe ibihe byiza, no mupira habamwe ibihe byiza, no muri filimi. Ibihe byiza rero bigomba icyerekana ko biri mu bubyutse nuko abantu bihana. Kuri Pentecote haba ibihe byiza kuri Yerusalemu, ngayo magambo bacumita mu mitima barihana. Ibihe byiza bitabamo kwihana ni iki kiba cyabaye. Ibintu bijyanye na muzika no kunezerwa biri mu maraso yacu. Ntago bisaba kuzura umwuka wera no gukizwa. Muri ngebe harimo muzika iri mu maguru ahantu hose iranyuzuye. Yabe y'Imana yabe y'isi byose nabikubita. Ntago rero wambwira ngo uri kubyina ngo umwuka wera yihanisha abantu ibyaha. Uzaje kwa Nyirangarama, kujya kwa Nyirangarama ingurube cyangwa inkoko zitera amagi menshi bakubita mu muzika. Bashyira mu indirimbo kwa Nyirangarama kugira ngo inkoko zitera amagi menshi. Muzika rero iri mu maraso yacu no mu bindi bijya buzima. Ntabwo ibihe byiza bisobanura ububyutse, cyakora noneho ububyutse buri abahabaye ibihe byiza. Amena. Ububyutse buri hazi ibihe byiza. Hari ibindi kwitiranya n'ububyutse. Ibiterano binyura ku binyamakuru. Ndabizi ko ibi biri guca ku binyamakuru. Biri guca kuri social media, ibintu byiza bigacaho ama views akaba menshi. Ariko iyo ububyutse buje ntabwo ibinyamakuru n'ibyo bivuga ububyutse, ahubwo abantu baraho bagenda bakongezanya aho banyuze. Mwagombye kuba abanyamakuru mwese ko muri hano mugataha muzi umwuka wera o muciye muri quartier. Muhinduka abanyamakuru ntimubishyira abanyamakuru. Ububyutse hage tubwitiranya no kubatiza abantu benshi nibitangaza. Hage kubatiza abantu benshi bidushuka ngo dufite ububyutse. Reka da. Ikindi hage ububyutse tubwitiranya no kugira n'abantu bakora ibitangaza. Gukora ibitangaza ntibisobanura ko umuntu w'Imana na shitani irabikora, n'abarangi barabikora. Ahubwo ububyutse iyo bwabaye ibitangaza birakoreka, ariko biganisha ku kwihana. Yesu nashimwe. Ne byari dukeneye ububyutse rero. Dukeneye ububyutse byari. Dukeneye ububyutse iyo itorero ritakira umunyu w'isi. Isi itorero riraryoshye, riri igisubizo cy'isi. Dukeneye ububyutse iyo itorero ritagira urukundo rwa mbere. Dukeneye ububyutse iyo tugaragaza gusinzira mu buryo bw'umwuka. Dukeneye ububyutse iyo ubona bavuga butumwa bigisha ibitangaza gusa. Korali mumbabarire, nange ndumuvuga butumwa mugenzi wanyu. Indirimbo zigezweho ubu zisobanutse nizivuga ko Yesu agira neza. Nayizihanisha wapi ni nkeya. Kandi uje kwihanisha nkatwe bavuga butumwa ntongera kuguherekeza neza. Kuguherekeza igihe baduha amafaranga twagiye kwigisha. Ariko twigisha ibyo kwezwa n'icyo bavuga ati ntazagaruke, ntagajya dufasha. Bagashaka kuvuga ngo irabizanye munyaganyeze mumbwirire irakwimuye kukuye mu mujyi gwa etage ya kabiri kujyanya muri Canada. Mwene abo barashakwa. Yubona itorero batakivuga kwihana ngo bihanisha abantu ibyaha bakabisiga amarangi, uzamenye ko dukeneye ububyutse. Mugomba kuri indirimbo zihanisha abantu ibyaha. Zihanisha abantu iki ibyaha bakabivuga mu mazina